بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. nyuma gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha y'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nabiwe n'abasangira ngendo be n'abazakomeza kugira ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Bavandimwe, dukomeje n'isomo ryacu mu gusobanura igitabo Umdatul Fiqh cya Ibn Qudama al-Maqdisi, aho umwanditsi rahimahullah yakomereje n'umuryango wo yise ngo Babul Ihram, umuryango wa ihram. Ihram ni ugufata umugambi wo kwinjira muri ibada yo gukora umutambagiro mutagatifu, waba ari umukuru cyangwa se ari umutoya. Ni ugufata umugambi wo kwinjira mu mutambagiro mutagatifu, waba ari umukuru ari wo hijja cyangwa se umuto ari wo umra. Icyo gikorwa cyangwa se uwo mugambi uwo ngo niwo witwa ihram. Nkuko twabivuze ubushize, ntago ihramu ari iriya myambaro bambara, ariyo iriya shuka cyangwa se uramukenyero n'uramwitero. Biriya ni imyambaro ya ihram nk'amabwiriza agenga ihramu, kubera ko nkuko tuzayibona ko uriya muntu uri muri mutambagiro agomba kwirinda bya bindi byadozwe bikadodwa bijyanye cyangwa se ku kigeranyo cy'ingingo z'umuntu. Iyo uyu muntu rero ageze hariya kuri miqat, hariya aho twavuze agomba gufatira umugambi we, nuko agomba noneho kwibaza ati noneho ndakora iki. Ibi akaba ari nabyo bigaragaza aho umuryango twavuyemo ari umuryango w'ibihe n'ahantu bikorerwamo hijja. Ahangaha iyo ugeze ahangaha ni ukuvuga ngo wageze muri bya bihe nta hantu. Aha niho umuntu ahita yibaza ngo noneho ndakora iki. Hanyuma umwanditsi rahimahullah akamubwira ati Babul Ihram, umuryango ihram. Noneho icyo ugiye gukora ari cyo gufata umugambi wo kwinjira muri iyi ibada. Urinjira mute? Urabufite iki? Urasabwa iki? Urategekwa iki? Urabuzwa iki? Urishimishijwe cyangwa se hashushamarijwe no gukora iki muri ya migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aravuga rahimahullah, aravuga ati man arada al-ihrama istahabba lahu an yaghtasil. Wa wundi wese uzashaka kwinjira muri ihram, ushaka kwinjira muri hijja, ni byiza kuri we ko yiyuhagira. Ahangaha umwanditsi rahimahullah ahereye kuri bya bindi byiza, hanyuma ibyo abuzwa nk'itegeko ibyo ngibyo ari buze kubizaho nyuma, kubera ko abijyanye ku murongo nk'ibikorwa umuntu akora iyo yinjiye muri umutambagiro mutagatifu. Ageze hariya kuri miqati cyangwa se hahandi agomba gufatira niya, aha ibyo agomba gukora ni ibiki? Umwanditsi rahimahullah aravuga ati ni byiza kuri we, kuri wa wundi wese ushaka gukora umutambagiro, ko yiyuhagira. Kwiyuhagira ni mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ko intumwa y'Imana yiyuhagiye. Hanyuma nkuko tubona muri hadithi ya Zaid, hanyuma nanone no muri hadithi ya Asma bint Umais, ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yamutegetse kwiyuhagira. Bityo bigasigara ari sunna ko umuntu ugiye kwinjira muri hijja cyangwa se umra ari byiza kuri we ko yiyuhagira. Uku kwiyuhagira ntabwo ari itegeko. Asma we impamvu yategetswe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nuko yaravuye mu mihango, bityo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama imutegeka kwiyuhagira. Naho ubusanzwe kwiyuhagira ni sunna, ubashe kwiyuhagira ni byiza, utabishoboye nta kibazo uba ufite. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo wayatanadhaf, yarangiza akanisukura. Aha ukwiyuhagira no kwisukura aho bitandukaniye, nuko ukwisukura ni izina rusange yinjizamo bya bikorwa byose byitwa isuku, harimo gupfura incakwaha cyangwa se kogosha wa musatsi wo ku gitsina, cyangwa guca inzara n'ibindi bikorwa bigendana no kwisukura no kunoza isuku, kubera ko by'umwihariko nk'ibyo bikorwa bimwe muri byo hari ibyo cyangwa se abibujijwe kubikora igihe azaba amaze kwinjira muri iriya ibada ye n'uramutambagiro we.
bityo ni byiza ko abikora mbere yuko yinjira muri ibada, by'umwihariko yo igihe cyabyo cyageze cyo kubikora, aricyo gihe cy'iminsi 40 cyangwa se inzara zakuze cyangwa se iyo misatsi yakuze. Iyo yakuze ni byiza ko uyu muntu ayogosha, harimo n'amasharubu n'ibindi byose byinjira mu muryango wo kwisukura birenze ibingibi. Ni byiza ko umuntu abikora mbere yuko yinjira muri uyu mutambagiro mutagatifu. Hanyuma umwanditsi rahimahullah aravuga ngo wayatatayyab, hanyuma akanisiga ibihumura. Kwisiga ibihumura muri Islam ni mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. No mu bintu intumwa y'Imana yakunze kurusha ibindi byayigaragayeho harimo kwisiga ibihumura. Iyo umuyisilamu yisiga ibihumura ntago aba arimo kwishimisha gusa, nta nubwo abashimisha aba ari kumwe nabo gusa, nta nubwo aba yifata neza gusa, ahubwo aba arimo no kubahiriza imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aba ari no gutunganya idini ye, anahemberwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko bisaba ko agomba kubigiraho umugambi w'uko agiye kubikora, kubera ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabikoze, kubera ko agiye kubikora kubera ko idini yacu nziza ibisaba, kandi no mu mico myiza y'Ubuyisilamu. Naho iyo abikoze gusa nko kwishimisha atazanye uwo mugambi wo kugera ikirenge cye mu kirenge cy'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ibyo bisigara biri mu mico kamere, ntabihemberwe nk'igikorwa yakoze cy'Ubuyisilamu, nk'uko umuntu iyo agiye kurya cyangwa se kuryama cyangwa kubyuka cyangwa kwiherera n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Iyo ari bya bikorwa umuntu akora, akabikora agambiriye kugira ngo yongere imbaraga zimwegereza Imana, ibyo bikorwa byitwa ibada. Iyo abikoze gutyo gusa kubera ko igihe kirageze, biraje, arashonje, akeneye kurya, nta kindi kintu agambiriye, ahangaha ntago abihemberwa, nta nubwo anabihanirwa, keretse iyo agambiriye ikibi mbere yuko agiye kubikora. Nk'umuntu ushobora kuba agiye kwiba cyangwa agiye kujya muri haramu, ariko agakenera kubanza kurya kugira ngo aze kugira imbaraga zo guterura cyangwa zo kwiruka cyangwa n'izindi mbaraga ashobora gukenera muri bya bikorwa bye. Iyo agiye gukora igikorwa cyiza cyangwa se ikibi, ahangaha bigaruka ku gikorwa agiye gukora, akabihemberwa cyangwa akabihanirwa. Hanyuma iyo nta kintu agiye gukora, ari igihe gusa kigeze cyo kubikora, iyo nta mugambi ashyizeho mu migambi yo kubahiriza no kubombarika ku Mana, icyo gihe uyu nguyu ntago abihemberwa, nta nubwo anabihanirwa. Ahangaha rero kwisiga ibihumura nabyo biri muri bya bindi by'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nkuko tubibona muri hadithi ya Bukhari na Muslim, muri hadithi za Aisha radhiyallahu anha, aho avuga ko yajyaga asiga intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam igiye kwinjira mu mutambagiro, ariko mbere yuko ifata umugambi, mbere yuko ifata umugambi, kubera ko nyuma yo gufata umugambi ibihumura biri muri bya bindi uyu muntu azirijwe gukoraho, kubera ko yageze mu mugambi cyangwa se yanageze no mutambagiro mutagatifu. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wayatajarradu lilmahit, hanyuma akirinda n'ibidozwe ku ngingo z'umubiri. Aha almahit, ibidozwe ntago ari buri byandi byose bifite indodo. Hari bamwe mu babisobanura, bamwe mu banyeshuri b'idini bashobora kuvuga cyangwa se bajya bavuga bati akirinda ibidozwe gusa agafungiraho, cyangwa se akavuga ngo akirinda ibirimo indodo. Aha iri ni ikosa, nta nubwo ariko bivugwa, kubera ko imyenda yose n'imyambaro yose iradozwe, n'imyenda n'imyambaro yose irimo indodo. Ahubwo uko bivugwa nuko yirinda umwenda udozwe ku kigereranyo cy'ingingo z'umubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo niba ari umwenda, ntuba ari umwenda ufite aho yinjirizamo akaboko, cyangwa se aho yinjiriza akaguru, cyangwa se ahanyuza ijosi, cyangwa se ugaragaza mu rukenyerero, cyangwa n'ahandi hose mu ngingo zijyanye n'ingingo z'umubiri w'umuntu. Umwenda uteye nkazo cyangwa se umwambaro uteye nk'izo ngingo, uyu mwambaro ntago wemewe ko uyu muntu awukoresha ngaha, nkaga cyangwa se nk'ingofero, nk'ishati, nk'ipantaro, nk'ikanzu n'ibindi byose byadoze kugira ngo bizenguruke urugingo mu ngingo runaka z'umubiri. Ibi ngibi nibyo byitwa ko bidozwe, n'ibi ngibi ntago byemerwa. Nta nubwo uyu muntu aramutse abyambaye tumubwira ngo wambaye, ntago wambaye, yani ngo wabyubahirije, ahubwo turamubwira ati wabyishe n'amategeko, wayangije, wambaye imyenda idoze ku kigereranyo cy'ingingo z'umubiri w'umuntu. Kubw'iyo mpamvu ahangaha bakoze ikosa.
niyo mpamvu rero umwanditsi rahimahullah avuga ati yarangiza akirinda ibingibi bidozwe. Kwirinda ibi bidozwe nuko agomba kugira indi myambaro akoramo umutambagiro cyangwa se afatiramo niya. Ibi bigaragara muri hadithi zitandukanye kuva ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Muri zo harimo hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ko yabajijwe ikabazwa ngo ugiye muri hijja cyangwa muri umra yambara iki ya Rasulullah, ugiye muri hijja cyangwa muri umra yambara iki? Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama nkuko tubona muri hadithi ya Imam Ahmad rahimahullah na abandi batandukanye mu bahufadhi ba hadith, ho bavuga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti la yalbas sarawil, ntago yambara amapantaro wa wundi uri mu mutambagiro mutagatifu, wala alqamis, nta nubwo yambara n'ikanzu. Intumwa y'Imana ikomeza ivuga ibyo tambara, ishyiramo ikiremba, ishyiramo ga n'ibindi byose. Irangije iravuga ngo وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. umwe muri mwebwe ajye afata umugambi yambaye cyangwa se ajye yambara umukenyero, yambare n'umwitero, yambare n'inkweto ebyiri. Ntago ari inkweto gusa, ahubwo ni kamambiri cyangwa se ibyo twita ngo sandari. Ni inkweto idafunze ngo ifunge umubiri uko wakabaye. Iyi ngiyi niyo yemererwa kwambara. Iyo atabonye izo kamambiri cyangwa se izo nkweto ziri muri ubwo bwoko butari inkweto zidoze zifunze, ahangaha nibwo asabwa kwambara izifunze, ariko akirinda izirenze utubumbampore. Izirenze utubumbampore, izi ngizi iyo atabonye sandari cyangwa kamambiri zo gukorana umutambagiro mutagatifu yemererwa kwambara izi zifunze, nkuko none tubona muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko yavuze ko no mu byo uyu nguyu uri muri uyu mutambagiro atambara harimo khofayini, khofu ebyiri. Tuzigereranye nk'inkweto zifunze zirenze utubumbampore, cyangwa tuzigereranye nk'amasogisi, ariko si amasogisi kubera ko khofu barazambaraga bakazigendamo birinda ubushyuhe bw'ubutaka no kwirinda amabuye, by'umwihariko iyo zabaga ari khofu zifite taro, kubera ko muri khofu hari khofu zabaga zifite taro, bityo iyo ifite taro aba ari urukweto nk'izindi nkweto, ari nazo nkweto dufite ubu ngubu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga iti usibye umwe muri mwebwe, illa ahadakum idha lam yajiduna alayhi, usibye umwe muri mwebwe natabona inkweto za kamambiri, natabona kamambiri zo kwinjirana mu mutambagiro we, aravuga ngo ajye yambara khofu ze, waliyaqta bihima ma asfala min alka'bayn, ajye yambara khofu hanyuma azice cyangwa se akureho azikate bya bindi birenze utubumbampore, kugira ngo zigume muri ya gahunda cyangwa se zigume ziri munsi y'utubumbampore, bityo ntizifunge utubumbampore kubera ko yazibuze, ariko yabuze kamambiri zo kwinjirana muri ibada. Naho iyo yabonye kamambiri zo kwinjirana muri ibada, ntago asabwa guca inkweto ze cyangwa se guca khofu, ahubwo yinjiranamo za zindi zasabwe na za zindi zemewe n'amabwiriza y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aha rero niyo mpamvu umwanditsi rahimahullah avuze ati wayatajarrada anil mahid fi izarin wa rida'in abyadain nadhifain, ati akirinda iyo myenda idoze ku kigereranyo cy'ingingo cyangwa se cy'urugingo rw'umubiri, ibyo akabikora yifashisha umukenyero n'umwitero. Aravuga ngo abyadaini nadhifaini, bisukuye byombi kandi by'umweru. Ahangaha kuba ari iby'umweru nuko ari kuva muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu gutoranya imyenda no mu kugena imyenda myiza yo kwambara. Muri zo harimo hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze iti khayru thiyabikum albayad, imyenda myiza yanyu kurusha iyindi ni imyenda yererutse y'urwererane. Iravuga iti falbasuha wakafinu fiha mautakum, mujye muyambara kandi munayishyinguremo abitabye Imana muri mwebwe. Ibi bikagaragara ko rero umwenda w'umweru ari mwiza ko umuntu ariwo anakoresha muri ihram, ariko nkuko twabivuze ibi ni byiza ko bikoreshwa, si itegeko. Ariko umuntu aramutse
atawubonye cyangwa se akabona undi uciriritse kuri we mu rwego ashaka ariko utari umweru, ahangaha iyo uciriritse kubona uriya w'umweru biri buze kumugora, turamubwira tuti were kwigora, fata uwo nguwo ubonye, waba ari uw'umutuku, waba ari uw'umuhondo, waba ari uw'umukara. Gusa ahangaha abenshi mu bamenyi cyangwa se mu mabwiriza n'amategeko y'imyenda n'imyambarire n'imyambaro muri Islam, ntago ari byiza ko cyangwa ntago bikwiye ko umuntu yambara umwenda w'umukara, umukara wose umwenda wose ukaba ari umukara, cyangwa se umwenda wose ukaba ari umutuku, cyangwa akaba ari umwenda wose wibara muri ya mabara bita ngo ni amabara ya mashahir, amabara yo kwiboneka yo kwigaragaza nka orange n'andi mabara apika cyane. aya ngaya ntago ari meza muri Islam ko yambarwa. Ibingibi tuzayibona mu bijyanye n'umuryango wo kwambara. Naho umwenda w'umukara, umukara tsiriri wose uko akabaye kuva hasi kugera hejuru nta rindi bara ririmo, ibingibi ntago ari byo muri Islam, ntago bikwiye ko umuntu awambara igihe hari indi myenda yo yakambara. Ni kimwe n'umwenda w'umutuku utukura neza wuzuye, uyu nguyu nawo iyo ari wo mwenda wose ari ryo bara, ntago biba byiza ko uyu muntu awambara. Ariko kubijyanye na ihram, aramutse nta wundi mwenda ari kubona usibye uwo nguwo, cyangwa se umwenda w'umweru ukaba uhenze, cyangwa se ari bukenere kujya kugura umwenda w'umweru kandi afite umwenda w'amabara, ashobora kuba amabara avanze cyangwa se ari bara rimwe runaka, ahangaha turamubwira tuti reba ibikoroheye. Niba ibikoroheye ari uko wambara umwenda uvangavanze amabara cyangwa se wirindi bara bari wo wambara. Niba ibikoroheye ari ukubona umweru niwo mwiza. Iyo byose bingana turamubwira ngo toranya umweru, kubera ko umweru niwo wahiswemo n'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Aha ikindi nanone uyu muntu agomba kwitaho ku bijyanye n'imyambaro, nanone ni kitamutandukanya n'abantu cyangwa se kidatuma yigaragaza, kubera ko iyo akoze igituma yigaragaza kabone nubwo yaba ari umwenda w'umweru, ariko akaba ari umweru runaka uteye ukwawo urimo ukwigaragaza no kwibona, uyu nguyu turamubwira ngo kirazira ko wambara uyu mwenda wo kwibona no kwigaragaza, kubera ko ibingibi byazirijwe n'amabwiriza n'amategeko y'idini ya Islam. Kubw'iyo mpamvu aramutse yambaye umwenda w'umweru w'ubwoko runaka burimo kwiyemera no kwigaragaza no kwitandukanya n'abandi no kwibona, ahangaha turamubwira ngo ntago byemewe. Toranya umwenda umeze nk'iy'abandi, cyangwa se imyenda iringaniye itari buze kugaragaramo icyo cyaha cyo kwibona no kwibonekeza. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati nadhifaini, ifite isuku, ni ukuvuga ngo isukuye, ntago ari mishyashya. Ibaye mishyashya iba ifite isuku, cyangwa se ishobora no kuba mishyashya idafite isuku. Ikigambira ngano ko igomba kuba ifite isuku. Amasuku ari mu bwoko bubiri. Iyo ari isuku y'umwanda nk'umwanda, ahangaha biba ari itegeko. Hanyuma iyo ari isuku yo gusukura no kunoza, ibingibi biba ari sunna muri sunna z'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Isuku y'umwanda nk'umwanda, urugero umwenda waguyeho umwanda nk'inkari cyangwa se amabyi n'ibindi byitwa umwanda nk'amaraso n'ibindi. Iyo hariho uyu mwanda, uyu nguyu ni itegeko kuri we ko agomba kuwoza akavanaho ibisigisigi by'iyi myanda, hanyuma akabona kuwukoresha. Naho iyo ufite indi myanda isanzwe, nko kuba yarawukoresheje wenda urugero umura, akaba akeneye kongera gusubira muri umura, cyangwa se akaba yarawambaye mu bindi bikorwa bye, cyangwa se wenda aho yawubitse ukaba warajeho nk'agahuyu, cyangwa ufite ikindi kintu mu myanda ariko kitari umwanda nk'umwanda w'itegeko, ushobora no kuba uriho ibyondo cyangwa uriho n'undi mwanda utari umwanda mu mategeko y'Ubuyisilamu, icyo gihe uyu nguyu ni byiza ko awoza kandi akanawufura, hanyuma akinjira muri ibada ye umwenda we usukuye, kubera ko aha n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati inna Allaha jamilun wa yuhibbul jamal, Nyagasani ni mwiza kandi akunda ibyiza. Niyo umuntu yinjiye muri ibada ye agomba kugerageza kuba mwiza kurushaho. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. yamwe abemeye Imana mujye mufata imitako yanyu n'amapambo yanyu igihe muganye insengero. Nahangaha imisigiti mwiza kurusha indi ni umusigiti wa Makka. Uyu nguyu uje muri umra, uje muri hijja, nta wundi musigiti agannye usibye umusigiti wa Makka. Niba ari wo musigiti uruta iyindi, niba n'indi misigiti usabwa kuba wisukuye no kuba wanogeje isuku yawe kugira ngo uyigane, uyu nguyu niwo ukabije
ukabije cyangwa se urenze kurushaho no kwitabwaho kurusha indi misigiti. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo thumma yusalli rak'atayn, yarangiza agasenga raka ebyiri, nkuko tubibona muri hadithi ya Bukhari kuva kwa Nafi radiyallahu anhuma, Imana imwishimire ko ni Mawla ibn Umar radiyallahu anhuma, Imana ibishimire bombi. Aravuga ko intumwa Imana ko Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma iyo yajyaga gukora umutambagiro mutagatifu yagendaga akisukura nk'ibyo twavuze byose, hanyuma agasenga raka ebyiri. Yamara gusenga raka ebyiri agafata umugambi we akurira ingamiya ye, hanyuma yamara kuyigeraho hejuru akavuga ati uku nguku niko nabonye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ibikora, uku niko nabonye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ibikora. Hadithi ni sahih kuva kwa Bukhari. Hanyuma umwanditsi rahimahullah aravuga ngo uyuhrimu aqibahuma wa huwa ayanwi al-ihram, aravuga ngo yarangiza agafata umugambi wo kwinjira muri ibada nyuma yo kurangiza gukora nyuma yo kurangiza gusenga izo raka ebyiri. Iyo amaze gusenga raka ebyiri yinjira mu mugambi cyangwa se nibwo afata umugambi wo kwinjira muri ibada. Aha harimo ibice bibiri, ibikorwa bibanziriza umugambi birimo n'izo raka ebyiri. Ibyo bikorwa twabonye ko byose ari sunna, usibye gusa kwitandukanya n'imyambaro idoze ibijyanye cyangwa se bingana n'urugingo cyangwa se ku kigeranyo cy'ingingo z'umuntu. Hanyuma ahangaha iyo amaze kwinjiramo ahasigaye ibindi birimo turasanga byinjira mu byo bita ngo ni mahdhurati, ibyo abuzwa gukora ahangaha nibyo atemerewe gukora, n'ibindi bigaruka none muri bya bindi by'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ariko ibyiganje ahangaha imbere ni ibyo aba azirijwe gukora atemerewe, keretse ibyo aba asabwa nk'umugenzo nko kurushaho kubikora, ariko kugikora ubwa mbere kiba kimeze nkaho ari itegeko cyangwa se ibyo twita ngo ni sunnatu muakkada, ni wa mugenzo washimangiwe ukenda kugezwa ku rwego rw'itegeko. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati rero yarangiza agafata umugambi nyuma y'izo raka ebyiri. Izi raka ebyiri nazo ni itegeko, ni sunna muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umuntu umwanya uramutse umubanye mutoya cyangwa se biri mubangamire cyangwa ari kumwe n'abandi bihuta, rimwe na rimwe batari muri umra cyangwa se batari muri hijja nk'iyo arimo, uyu nguyu ntago ari ngombwa ko akereza abantu ngo agiye gusarira ebyiri cyangwa se agiye kwiyuhagira cyangwa agiye gukora n'ibindi byose, kubera ko kubanira neza abo muri kumwe mu rugendo no kwifatanya nabo mu rugendo rwiza, ibingibi Uwisilamu bubishishikariza kurusha uko bushishikariza weho kujya kubahiriza umugenzo w'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, ukugarukaho weho ku giti cyawe mu gihe urimo kwangiza ukuri kwa bagenzi bawe uri kumwe nabo mu rugendo ugiye gukora. Aha umwanditsi rahimahullah mu kugaragaza noneho uburyo uyu mugambi hinjiyemo ukorwa, aravuga rahimahullah ati yustahabbu an yantiqa bihi, ni byiza ko uyu muntu avuga uriya mugambi agiye gukora. Ariko ahangaha nuko ntago umuntu iyo avuze uriya cyangwa se iriya jambo avuga ngo labbaika umra cyangwa se labbaika hajja wa umra cyangwa se labbaika hajja, ntago aba avuze umugambi, ahubwo aba yitabye impamagaro ya Ibrahim alayhi salam. Ibingibi ari byo byiza abamenye babona ko ariko kuri, kubera ko umugambi muri Islamu uba mu mutima. Niyo umugambi uvuzwe ubusanzwe muri ibada, bamwe bamenye cyangwa se ubusanzwe muri ibada muri rusange, ntago byemewe ko umuntu avuga ibada ye cyangwa se avuga umugambi we, nko kuba yaba agiye kwinjira mu isengesho akavuga ati labbaika allahumma an usalli dhuhura cyangwa se n'ibindi. Iyo afashe uwo mugambi we awuvuga, ibingibi tubyita bid'a, kubera ko umugambi ntago uvugwa. Umugambi ubukuri mu mutima, ni nko kujya gutawaza ugahita ufata umugambi ukavuga uti nyagasani nje gutawaza kugira ngo nsenge isengesho rya mu gitondo n'urugero. Uyu mugambi kuwuvuga muri Islamu ni bid'a, ntago byemewe kandi ni na haramu, ntago bikwiye ko umuntu agenda avuga imigambi. No muri hijja naho abamenyi ahangaha barimo ibice bibiri. Impamvu aha mbivuze ibi bice bibiri no kugira ngo nimvuga ngo uyu mugambi ntago ari wo uvuzwe, undi ubona ko ari umugambi wavuzwe, ntibize kwitwa ko twatandukanye cyangwa se ko hari ikibazo cyabayeho, ahubwo ni ibice bibiri
bisobanurwamo iri jambo rivugwa ahangaha iyo umuntu agiye gukora umutambagiro mutagatifu. Umugambi awufata ari hariya, hanyuma kwitaba impamagaro y'ijambo ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, aho nyagasani avuga ati wa'adhin fi nnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Aho nyagasani avuga abwira Ibrahim alayhi salam, aramubwira ngo nurangiza unahamagare abantu, ubahamagare gukora umutambagiro mutagatifu, uzazirwa n'abagenda n'ibirenge, uzirwe n'abari mu bigenderwaho baturutse mu bice byose bishoboka, kabone nubwo byaba ari ibyakure mu buryo bushoboka. Iyi mpamagaro ya Ibrahim alayhi salam yarahamagaye ahangaha, iyo tuvuze turavuga ngo labbaika, twitabiye impamagaro, ndakwitabye. Labbaika ni ndakwitabye kandi uratagatifutse. Iyo umuntu aravuga ngo labbaika Allahumma labbaika, abarimo kwitaba impamagaro, ntago abarimo gushyiraho umugambi, kubera ko atavuze ngo nawaitul hajja cyangwa se nawaitul umra cyangwa se nawaitul hajja wal umra. Ijambo ubwaryo ni ijambo ryo kwitaba impamagaro, nkuko na mugenzi washobora kuguhamagara ya fulani ukavuga ngo labbaika. Iyo uvuze labbaika ntago kizeho iniya yo kukwitaba, ahubwo ni ijambo rigaragaza ko witabiriye, iryo ni rigaragaza ko igikorwa winjiyemo ukitabiriye. Bityo umugambi uri ukwawo no kwitaba biri ukwabyo, kubera ko umuntu ashobora no kwitaba adafite umugambi, ariko ubusanzwe kwitaba bigendana n'umugambi kuri wa wundi w'umuzira w'inyangamugayo. Ab'inyangamugayo umugambi wabo ujyana n'amagambo barimo kuvuga, ntago avuga ibingibi we ari ku rundi ruhande. Ari no mpamvu ibyo ngibyo byitwa talawun, kwishushanya muri Islam ntago byemewe. Kubw'iyo mpamvu ahangaha iyo umuntu avuze ngo labbaika hajja, labbaika umra, labbaika alhajja wal umra, ahangaha aba yitabye impamagaro ya Ibrahim alayhi salam. Naho umugambi wa ibada uwo nguwo aba yawushyize mu mutima we, uri mu mutima we. Ni nayo mpamvu aramutse yibagiwe kuvuga aya magambo cyangwa se anabyibutsa ariko ntayavuge, ntago tumubwira ngo ntago uri muri ibada yapfuye. Ariko aramutse yibagiye gufata niya, yibagiye gushyira niya mu mutima we, ageze hahandi niya ifatirwa, cyangwa se akavuga ati nta niya nshyiraho, njyewe ndi muri ibada, nta mpamvu yo gushyiraho niya, icyo gihe uyu nguyu turamubwira ngo ibada yawe yapfuye, kubera ko innamal a'malu binniyat, ibikorwa bijyana n'umugambi. Iyo nta mugambi washyizeho igikorwa runaka, ntago iki gikorwa gifite aho kizajya mu minzani y'ibyiza cyangwa se ibibi, nkuko tubibona muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahubwo iki gikorwa cyawe kiba imfabusa, ntago ari kibura aho kijya, ahubwo aho gishyizwe kihashyirwa by'agateganyo, ariko ku munsi w'imperuka kikazaba imfabusa, nkuko bigaragazwa mu miryango y'imyemerere na aqida mu bijyanye n'ibikorwa by'umwemeramana. Iyo abikoze muri byo harimo ibikorwa umwemeramana akora nka ibada abifitiye umugambi kandi anabigambiriye. Ibi ngibi bishyirwa kuri bya bizingo bye by'iburyo, bya bindi byera bizamurokora imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Naho iyo abikoze agambiriye ikibi, agakora ibikorwa bibi, ibi bishyirwa kuri bya bizingo bye by'ikibi. Niyo yaba agambiriye icyiza ariko akagikora nabi, ibi ngibi bishyirwa muri bya bizingo bye by'ibikorwa bibi, kuko byose byitwa ibikorwa bibi. Naho iyo akoze igikorwa cyiza ariko nta mugambi w'igikorwa cyiza afite, nk'uko twavuze, cyangwa se urugero, umuntu ashobora kuba agiye gusenga, ariko gusenga muri we bimeje kumera nk'aho ari umuco, ntago bikiri amasengesho. Tuvuze ngo amasengesho ni cya gikorwa umuntu yakoze agambiriye gushimisha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi bikorwa hari igihe umuntu yamaze kubikora ari byinshi, kubwo kwibagirwa no kurangara k'umutima bishobora guhinduka nk'ibikorwa bisanzwe bikorwa. Akaba yaza akinjira mu musigiti, umutima we udahari, atazi ibyo arimo, ariko kubera ko yamenyere ko yinjira mu musigiti agasenga raka ebyiri cyangwa se raka enye cyangwa raka eshatu, akinjiramo akazisenga, ntazi ngo yasomye iki, ntazi ngo imamu ashobora no kuba yanasengeshejwe n'umuvandimwe atamenye ko ari nawe wanasengesheje, ashobora no kuba atazi n'uwamuhagaze n'iruhande, nawe ubwo atazi n'icyo yavuze muri rya sengesho rye, ntazi uko yinjiyemo, ntazi n'uko yasohotsemo, ariko icyazi cyo nuko azi ko yasenze.
ahangaha ibingibi byahindutse ada, byahindutse ibikorwa by'umuco, ibikorwa utagambiriye gushimisha Imana gusa nuko wamenyereye kubikora, bityo bibaye nk'aho ari ibikorwa byikoze. Ahangaha ibingibi Nyagasani abishyira ku minzani y'ibyiza y'umuntu, hanyuma uyu muntu akazabyerekwa ku munsi w'imperuka, hanyuma byangiza bikaba imfabusa kubera ko ntago byakozwe bigambiriwe uburanga bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ahubwo byakozwe kubera ko ari akamenyero. Ni nayo mpamvu muri hadithi y'intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itubwira ko mu masengesho yacu dufitemo ma aqalna minha, bya bindi byo twibutse icyo turimo turi mu isengesho, naho bya bindi byo twarangayemo, ibyo ngibyo Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ntago azabiduhembera kubera ko ntago byari biri ku munzani w'ibikorwa byiza. Ari nayo mpamvu tubwizwa gusenga amasengesho y'imigereka kugira ngo ajye kubahiriza kuzuza ziriya nenge zabonetse. Bityo rero umugambi hanga ntago ari wo uvugwa, ahubwo ikivugwa ni ukwitaba impamagaro ya Ibrahim alayhi salam. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati nyine nyuma yo kuvuga aravuga ati akitabira uwo muhamagaro, hanyuma akavuga icyo ashaka gukora muri za ibada. Ni gute? Nkuko twavuze, niba agiye gukora hijja akavuga labbaika hajjan, niba agiye gukora hijja ifatanye na umra nta kubitandukanya, ariyo twita qiran, akavuga labbaika umratan wa hajja. Hanyuma yaba agiye kubikora bitandukanye akaba ari byo twita ngo tamattu, akavuga ati labbaika umra cyangwa se labbaika umra mutamatta biha ila alhajj, nitabye umuhamagaro wa umra, ndakwitabye nje gukora umuhamagaro wa umra, hanyuma iyo umra ninyivamo nzaruhuka kugeza kuri hijja. Ibyo ngibyo kubivuga rero ni sunna muri sunna z'intumwa Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Hanyuma umwanditsi rahimahullah akomeza avuga ati yarangiza agashyiraho umugambi wo kwinjira muri hijja, hanyuma aravuga ngo wayashtarita, yarangiza agashyiraho kondisiyo. Iyi kondisiyo niyo kugufasha kugira ngo nuramuka uhuye n'ikibazo hijja yawe yuzure, kandi ikindi ntube utegetswe kuyikora umwaka utaha, nkuko twavuze ko iyo umuntu yinjiye mu mutambagiro mutagatifu atemererwa kuwureka no kuwuhagarika kubw'impamvu yari yose, ahubwo ategetswe kuwishyura umwaka ukurikiyeho. Ariko iyo yashyizeho iyi kondisiyo ntago ahangaha ategekwa kuza kuwukora nk'itegeko, ahubwo ashobora kugaruka nk'ubushake. Abigenza ati, umwanditsi rahimahullah aravuga ngo fayaqul, aravuga ati Allahumma inni uridu nusuka lifulani, Nyagasani nkwitabye ku muhamagaro wa ibada runaka, nkuko twazivuze uko ari eshatu. Aravuga ngo hanyuma ugakomeza uvuga uti fa in habasani habis, nindamuka ngize rutangira mu nzira, famahilli min haythu habastani, ndaba ndangirije ibada yanjye aho ndibuze guhurira niyo rutangira. Iyo ashyizeho iri jambo ahangaha, icyo gihe iyo agize ikibazo mu nzira, ahangaha uyu nguyu ntago ategekwa kuzagaruka umwaka utaha, nta nubwo ategekwa gukinja, nta n'ikindi ategekwa, kubera ko ni kondisiyo aba yashyizeho. Iyi kondisiyo umwanya wayo ni ryari? Umwanya wayo ni igihe umuntu yinjiye muri ibada ariko akinjiramo afite ibibazo, cyangwa se akinjiramo afite ubwo amakenga ko ashobora kutangiza ibada ye, cyangwa amahirwe yo kuyirangiza asa nk'aho ari make, cyangwa se angana nayo kutayirangiza, cyangwa se afite urwikekwe ko ashobora kugira ikibazo ahura nacyo mu nzira. Urugero, inzira ishobora kuba nta mutekano urimo, cyangwa se ashobora kuba agiye mu mutambagiro nta byangombwa afite byo kuwujyamo, nk'aba bandi bajyamo badafite ibyangombwa byo kuwujyamo mu batuye mu gihugu cya Arabie Saoudite, cyangwa se akaba agiyemo arwaye, kubera ko hadithi igaragaza iyi kondisiyo cyangwa se iyi sharti ni hadithi ya Aisha radiyallahu anha. Muri hadithi za Aisha aho avuga ko intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mutambagiro wayo mutagatifu wa nyuma ari nawo wonyine intumwa Imana yakoze, aravuga ngo intumwa Imana yinjiye kwa Diba'a. Diba'a ni Diba'a binti Zubayr. Aravuga ati intumwa Imana yinjiyeho yo, hanyuma Diba'a abwira intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, avuga ati ya Rasulullah inni uridu al-hajja wa ana shakiya, ya Rasulullah ndashaka kujya muri hijja ariko ndarwaye. Intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iramubwira iti hijji, kora umutambagiro ya mutagatifu, washtarti, hanyuma ushyireho kondisiyo, uvuge ngo
inna mahilli haythu habastani, aho ndibuze gufungirwa cyangwa se aho ndibuze kunanirirwa, aho ngaho niho ndibuze gusozereza ibada yanjye. Bityo rero iyo umuntu yinjiye muri ibada afite impamvu cyangwa se afite urwikekwe cyangwa se amakenga yuko atari buze kuyisoza, uyu niwe wemererwa gushyiraho sharto, naho iyo umuntu yinjiyemo nta kibazo afite ntago ari ngombwa ko ashyiraho iyi sharto. umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa huwa mukhayyar bayna tamattu wal ifrad wal qiran, umuntu uri mu mutambagiro mutagatifu cyangwa se ugiye gukora umutambagiro afite amahitamo hagati yo guhitamo bwa bwoko butatu bwa ibada twavuze, ariwo tamattu no gukora hijja na umra ukabirangiza nkuko umwanditsi rahimahullah abivuga, ari buze kubivuga najya kuvuga ibyiza kurushaho. Hanyuma no gukora umra ukayirangiza, tamattu no gukora umra ukayirangiza, warangiza igihe cya hijja cyagera ugakora hijja nayo ukayirangiza, byose ukwabyo. No kuvuga ngo hagati ahangaha uba wemerewe kugaruka mu buzima busanzwe bwo ugabwe urimo. Qiran ni ugufatanya hijja na umra ariko hagati yabyo nta kuruhuka kurimo, uratangirana na umra nurangiza uzategereze cyangwa se igihe cya hijja nikigera uzinjire muri hijja wagumye muri ya ibada yawe, utigeze ukuramo ya myambaro, utigeze unava no muri ibada, utanemerewe gukora ibyo umuntu uri muri ibada atemerewe gukora. Hanyuma iya gatatu ni al-ifrad, ariyo yo kunuya cyangwa se gushyira umugambi wo gukora hijja gusa, ukinjira guhera kuri miqati ufite umugambi wo gukora hijja yonyine nta umra irimo kuzageza igihe urangirije gukora ibada zawe. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo wa afdaluha at-tamattu, inziza kurusha izindi aravuga ngo ni atamattu, ni iyi ngiyi yo gukora umra ukayirangiza mu mezi ya hijja. Aha kondisiyo nuko ibikorwa bigomba byose gukorerwa mu mezi ya hijja yandi twavuze, ariyo Shawwal, ukwa 10 na Dhul-Qa'dah, n'ukwa 11 wa Dhul-Hajj, n'ukwa 12 iminsi 10 yayo ya mbere, kubera ko ariyo minsi ikorwamo hijja. Bityo iyo umuntu ashyizeho umugambi wo gukora umra muri Shawwal nyuma ya Ramadan, akavuga ati ngiye muri umra, afite n'umugambi wo kuzakora hijja, uyu nguyu turavuga ngo ni mutamati, kabone nubwo yagenda agakora hijja agakora umra ku itariki ya mbere ya Shawwal, hanyuma agakomeza gahunda ze kuzageza ku itariki 8 za Dhul-Hijja, hagati ahangaha harimo hafi amezi 2 arenga. Icyo gihe uyu nguyu aba ari mutamati, kubera ko hijja na umra bye byose bije mu mezi ya hijja y'umwaka umwe. Iyo mpamvu uyu nguyu yafatanyije hijja na umra mu mwaka umwe, aricyo bisobanuye. Ariko uwo mwaka umwe ufungiye muri ya mezi ya hijja, iyo ari hanze ya mezi ya hijja nko kuba yakora umra muri Ramadan hanyuma akazakora hijja, uyu nguyu ntabwo tumwita ko ari mutamati, kubera ko atabikoreye rimwe mu mezi ya hijja y'uwo mwaka. Aravuga ati rero inziza kurusha izindi ni tamattu, kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi nuko yategetse abasahaba babandi bose bataje bashoreye ibikinjwa byabo, abategeka ko abangaba bose bakora tamattu, hanyuma we ntiyayikora. Ariko arangije aravuga ko ati iyo nza kubimenya mbere yuko ninjira muri ibada ntago nari gushorera ibikinjwa, kandi nanone nari kwigira umra, nanjye nari gukora tamattu. Bityo rero intumwa y'Imana ko yarayifuje, nibyo bigaragara ko ariyo nziza kurusha izindi. umwanditsi rahimahullah aravuga ngo huwa an yuhrima bil umra fi ashhur al hajj, nayo iyo tamattu nuko ashyiraho umugambi wo gukora umra mu mezi ya hijja. Aravuga ngo wayafraga minha, yarangiza umra akayikora akayirangiza, thumma yuhrimu bil hajj fi aamihi, yarangiza akafata n'umugambi wo gukora hijja muri uwo mwaka. Ibyo nkuko twabivuze iyo ngiyo niyo yitwa atamattu. Aravuga ati thumma al ifrad, hanyuma igakurikirwa na ifrad. Ifrad nkuko twabivuze ni gukora hijja gusa. N'umwanditsi nawe rahimahullah aravuga ngo huwa an yuhrima bil hajj mufrada, aravuga ati nuko afata umugambi wo gukora hijja yonyine cyangwa se mufrida yonyine, akaba ariyo ashyizeho umugambi wo gukora. Arangije aravuga ati thumma al-qiran, yarangiza iya gatatu nziza kurusha izindi ni qiran, ni yitwa qiran, ariyo yo gufatanya hijja na umra ariko bidatandukanye hagati ya byombi. Umwanditsi rahimahullah mu kuyisobanura we aravuga ngo wa huwa an yuhrima bihima, nuko abifatira umugambi byombi bifatanye nkuko twavuze. Aravuga ngo au yuhrima bil umrati thumma yudkhila alayhi al hajj,
cyangwa se agafata umugambi wa umra thumma yudkhil alayha alhajj, yarangiza akaza wa mugambi wa umra yari yafashe guhita winjizamo na hijja. Urugero, umuntu ashobora gufata umugambi wa tamattu, wo gukora tamattu, akavuga ati ngiye kwinjiramo na umra, hanyuma nindangiza ndarangiza umra yanjye, hanyuma nzafate umugambi wa hijja. Agatinda mu nzira, cyangwa se umwanya ukamana mutoya, cyangwa se yagera mu nzira agafata umwanzuro wo guhindura umugambi we no gufatanya hijja na umra atiriwe ava muri umra. Ahangaha ibyo ngibyo arabyemerewe, uyu nguyu ahita aba qarin. Ariko ikibazo cyo kwibaza ni iki ngiki, ese ni ryari uyu muntu abikora? Igisubizo nuko ibi ngibi abikora mbere yuko atangira tawafu. Kuba yahindura niya biremewe, ariko akahindura niya mbere yuko atangira tawafu. Ikindi twavuga n'ahangaha nuko biremewe ko umuntu afata umugambi atasobanuye uwo ari wo, hanyuma mbere y'urugendo cyangwa se mbere yuko atangira tawafu akaba ari bwemeza umugambi yafashe uwo ari wo, kubera ko kwinjira muri ibada byose birasa nk'uko bigaragara muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yaje aturutse muri Yemeni aje gukorana umutambagiye w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana iramubaza ngo wavuze ngo iki ubwo wafataga umugambi? Aramubwira ati ya Rasulullah, navuze ko labbaika bima labba bihi nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, nge nitabye umutambagiro nk'uw'intumwa y'Imana ndasanga yitabye. Ni ukuvuga ngo nta gikorwa cyangwa se nta mugambi runaka yigeze ashyiraho, yaraje ahageze intumwa y'Imana irangije imubwira umugambi yo ifite, nawe aba ari uwo mugambi akora. Kubw'iyo mpamvu ushobora kwinjira muri ibada ugambiriye hijja cyangwa se umra, cyangwa se ukinjiramo mu buryo bufunguye, hanyuma mbere yuko utangira tawafu ukaza kwemeza noneho icyo ugiye gukora, niba ari hijja na umra, cyangwa se niba ari umra, cyangwa se niba ari haji gusa. Umwanditsi rahimahullah arangije aravuga ati walau ahrama bil hajj, aramutse noneho afashe umugambi wo gukora hijja, thumma adkhala alayhi al umra lam yanaqid ihramuhu bil umra. Aramutse afashe umugambi wo gukora hijja agashaka kwinjizamo umra, ahangaha ntago byashoboka ko umugambi we winjizwamo ahangaha, kubera yuko nta bikorwa bitandukanye biri hagati y'izi ibada. Kubw'iyo mpamvu aha uyu nguyu we ntago yabyemererwa. Arangije rahimahullah aravuga ati wa idha stawa ala rahilatihi labba, iyo amaje noneho kwicara atuje ku kigenderwaho cye, atangira kuvuga talbiya, ariyo ya magambo bavuga. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo fayaqul, akavuga ngo labbaik allahumma labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Iyo yicaye ku kigenderwaho cye atangira nyine kuvuga aya magambo ariyo bita talbiya, ni mvugo yo kwitaba no kwitabira impamagaro w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Avuga ati labbaika allahumma labbaika, ndakwitabye mana w'ikirenga w'igitangaza, ndakwitabye labbaika la sharika laka labbaika, nitabiye impamagaro yawe kandi ntawe ubangikanye nawe, ndakwitabye. Innal hamda, mukuri ugushimwa, wan ni'mata, ningabire, laka wal mulk, byose ni ibyawe, n'ubwami n'ubwawe, la sharika laka, nta n'umwe ubangikanye nawe mu bwami bwawe. Aya ni amagambo ya tawhid, ni amagambo yo gushimangira ko Imana ari imwe, n'ubutware ari ubw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, n'ubwami ari ubwayo, ariyo yihariranye ubumana no gutanga amafunguro no kugena no gukora ibikorwa byose ko ari iby'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ni igisebo kingana iki kuba umuntu yavuga aya magambo yambaye impigi? Ni igisebo kingana iki kuba umuntu yavuga aya magambo nyamara ajya muri nyabingi, cyangwa se ajya mu bapfumu, cyangwa ajya kuraguza ashaka amafunguro, cyangwa se ashaka imbyaro, cyangwa se ashaka kumenya umwanzi, cyangwa ashaka kugira icyo yakora cyari cyo cyose? Ibi ngibi ni igisebo gihanitse. Nta nubwo iyi talbiya yawe n'aya magambo yawe afite agaciro, nta nubwo na ibada yawe ifite agaciro, nta n'igikorwa na kimwe ukora wiyegereza Imana kizigera kigira agaciro igihe cyose ugifite ibyo ubangikanya nabyo Imana, n'ibyo ukibangikanya n'ibyo ari byo byose. Bityo iyo umuntu agiye kwinjira muri hijja, aya ni amagambo avuga ku mutima we mbere yuko afata uyu mwanzuro.
mbere yuko atwika amafaranga ye na mbere yuko ashyiraho umugambi na mbere yuko asezera abe, uyu mugambi agomba kuba ufite ko agiye kugaragira Imana isumba byose itagiye ikibangikanyije nacyo mu byaremwe byose, hanyuma akinjiramo yihariye yiyeguriye Imana mu bikorwa bye byose, mu gushaka amafunguro, mu gushaka urubyaro, mu gusaba gutunganirwa, mu gusaba byose byo akeneye ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se akeneye mu buzima bwe, byaba ari ubuyobozi, byaba ari amaronko, iby'isi n'iby'imperuka, byose bisabwa ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nta wundi usabwa, nta nundi ugaragirwa, nta nundi wiringirwa, nta nundi duhungiraho ngo aturinde inabi y'ibyo dutinya cyangwa se aduha ineza y'ibyo twifuza usibye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Imana imwe rukumbi itagira ikisa nacyo mu byaremwe byose, ni Imana ishoboye byose kandi idakenera umufasha kugira ngo igere ku byo ishaka. Ni Imana ikungahaye, iha abagaragu bayo bose bayisabye. Nta n'umwe dukeneye nyuma y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, nta n'undi dutinya nyuma y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Imana imwe, nta yindi Imana iriho uretse Imana imwe rukumbi. Ibyo byose n'icyo cyizere nuko gushikama niyo myemerere wa Muislamu nyawe, wa wundi uri mu mugambi we, yaba ari muri ibada ya hijja cyangwa se no mu zindi ibada zose, mu buzima bwe bwose bwa buri munsi agendamo, agomba kumenya ko la in ashrakta la yahbatanna amalak, nuramuka ugize icyo ubangikanya n'Imana icyo ari cyo cyose, ibikorwa byose wakoze bizaba imfabusa. Kubw'iyo mpamvu, niyo mpamvu ahangaha yongera gushimangira ya tawhidiye na ya myemerere, kubera ko nta gikorwa na kimwe gishobora kugira agaciro ya myemerere idashikamye neza ukuri ko gushikama mu gituza cye. Niyo mpamvu ahangaha akomeza kongera kwisubiramo no kuyishimangira mu gituza cye no gusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushikamisha kumugaragira we wenyine, kandi akatubabarira bya bindi byo dushobora kuba twararengeyeho mu kumubangikanya n'icyo ari cyo cyose. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo yustahabu al-ikthar minha, ni byiza ko arushaho kuvuga ari amagambo labbaika, hanyuma aravuga ngo warafu as-sawtu biha li ghayri nisa, nanone akarushaho kuyavuga no kuzamura ijwi mu kuyavuga ariko batari abagore, kubera ko igitsina gore cyo ntago gisabwa kuyavuga cyane. Ibyo biri muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama, nkuko tubibona muri hadithi ya Sahal ibn Sa'd ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama yajyaga ikora talbiya igihe cyose, hanyuma ikavuga iti iyo umuntu akoze talbiya avuze ariya magambo, nta buye rimuri ruhande, nta giti kimuri ruhande, nta gikombe, nta n'umusozi mu bimukikije byose, usibye ko byose byikiriza iriya mpamagaro ye, nabyo bikamwunganira muri aya magambo kandi bikazaza kumurengera kuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no kumuvugira kumusimperuka. Hanyuma kuzamura ijwi nabyo ni muri hadithi za Ibn Abbas radiyallahu anhu ko avuga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ati inna Jibril atani fa amarani ala at-talbiya, ko intumwa y'Imana ivuga ko Jibril yaje ikamutegeka gukora talbiya, bityo talbiya ni itegeko rya Jibril. Hanyuma no mu yindi hadithi ko intumwa y'Imana itegeka abantu kuzamura ijwi nkuko twayibonye muri hadithi ya Sahal ibn Sa'di. Ahangaha rero nkuko umwanditsi rahimahullah abivuze, ni byiza ko abivuga kenshi kandi akazamura ijwi, usibye abadamu iyo begereye abagabo, ariko iyo ari bonyine nabo bemerewe kuzamura ijwi. Impamvu nuko ijwi ry'umugore ni ikigeragezo ku mugabo, ijwi ry'umugore ni ikigeragezo ku mugabo. N'ibyo bigeragezo byose ni byiza ko umuyisilamu, kandi n'itegeko ko umuyisilamu ahisha ibishobora gutezura abagenzi be cyangwa se kubakura kuri gahunda y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se kubavangira mu bikorwa barimo. Ibyo ngibyo nibyo abamenyi bose bemeje mu bamenyi ba Kisilamu. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo wahiya akad fima idha ala nashaza, aravuga ati gukora cyangwa se kuvuga ayo magambo birushaho gushimangirwa kandi akanarushaho no kuyavuga no kurushaho kuyibuka iteka ryose igihe aho ari kugenda ageze ahazamuka, aho habata wadiyan, cyangwa se amanuka mu bikombe. Izi ni muri sunna z'urugendo, ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama iyo yabaga iri mu rugendo, iyo yagiraga ahazamuka yavugaga ati Allahu akbar, nko mu muhanda, niyo yaba ari umuhanda, yaba ari n'amaguru cyangwa se iri kukigenderwaho, iyo igeze ahazamuka igendaga ivuga Allahu akbar, Allahu akbar. Hanyuma yaba iri ahamanuka ikavuga subhanallah, subhanallah, isingiza
inatagatifuza inakuza uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bitewe naho igeze n'ibijyanye naho iri. Ni kubw'iyo mpamvu n'uyu muntu uri muri talbiya urimo kuvuga amagambo ye, iyo ageze azamuka arushaho kuyavuga no kuyibuka. Niyo yari yacecetse akagera azamuka agomba kuvuga, iyo ageze ahamanuka arushaho kuyavuga, cyangwa se yaba yari yacecetse agatangira kuyavuga igihe ageze ahamanuka, nk'uko umwanditsi rahimahullah abivuga. None nk'uko bigaragara ko bamwe mu bagaragu b'Uwiteka beza ariko babigenzaga bashingiye kuri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aravuga rahimahullah, aravuga ati aw sami'a mulabbiyan, cyangwa se iyo yumvishe umuntu urimo kuvuga talbiya nawe yongera kuyisubiramo akongera gukomeza kuvugira hamwe nawe. Si ngombwa ko bagendera hamwe mu majwi, ariko bo iyo yumvishe umuntu akora igikorwa cyiza n'umuyisilamu, yabonye umuntu akora igikorwa cyiza aba amwibukije inshingano ze, bityo ahita azinjiramo atajijinganyije. Rahimahullah aravuga ngo aw fa'ala mahdhuran nasiyan, cyangwa se iyo akoze agize icyo akora mu byo atemereye gukora yabyibagiwe agahita abyibuka. Urugero, ashobora kuba wenda yaramenyereye nko kurya iminwa, n'urugero akashishura umunwa, kandi ibyo ngibyo ntabwo byemewe muri hijja. Cyangwa se yamenyereye kurya inzara akarya urwara, cyangwa se yamenyereye gupfura imisatsi cyangwa gupfura ubwoya buri ku mubiri akagikora, cyangwa se akisiga ibihumura, cyangwa se n'ibindi mu byo tuzabona. Iyo akikoze yibagiwe akabyibuka ko agikoze, ahita avuga labbaik allahumma labbaik, kuko impamvu nuko aba yarangaye. Iyo asubijeho talbiya umutima urongera ukabyuka, ukongera ukagaruka kuri gahunda uriho, agasubira ku murongo. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati aw iltaqati ar-rufaq, cyangwa se iyo abantu bahuye. Rufaq ni abagendaga n'abagenda n'amatsinda yose ari kujya muri hijja, iyo ahuye nabo bakomeza cyangwa se bongera kuvuga izo talbiya. Aravuga ati وإذا أدبر وفي أدبار الصلوات, nanone no mu mpera z'amasengesho yose agomba kongera kuvuga izo talbiya. Aravuga ati wabil ashar wa iqbar al-layl wan nahar, nanone mu gicuku agomba kuyavuga cyane, no igihe ijoro ryinjiye n'igihe amanywa yinjiye. Niho ngo iyo izuba rirenga niyo izuba rirasa agomba kurushaho kuvuga ayo magambo. Ashyizeho umwanditsi rahimahullah, ashyiraho ahantu hose hakwiriye cyangwa se busanzwe haba higanje kwibuka Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, n'ahari ibikorwa bishobora kukwibutsa igikorwa urimo ko ugomba kurushaho. Bityo iyo umuntu yubahirije ibi ngibi n'ibindi, arushaho kuvuga talbiya, kandi akarushaho no kuzamura ijwi muri talbiya, kubera ko ari ko gaciro ke muri ibada ye. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yakomeza kutujijura kandi akaduha gushikama ku murongo w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no kubahiriza amabwiriza y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamusaba ko ibikorwa byose dukora yabishyira ku mizani yacu y'ibyiza, tukabikora nta wundi tubyereka usibye uburanga bwe butagatifu. Nyagasani, tukwicishije bugufi ngo uturinde kandi unadushyigikire mu byo turimo byose. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Niyitanga Jamidu. نبض الأرواح فالشكر لربي ثم لكم، لا أحصي الشكر بإفصاحي، والموعد في جنة عدن ما دمنا نسعى بصلاحي، والختم سيحوي توقيعا لخديجة بنت الصلاح، لخديجة بنت الصلاح.